dukomeje rero kwibuka twiyubaka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi uko ijuru ryagerejwe mu Rwanda umwaka wa 1994 jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munsi rero twatuje kureba iby'ubwiyunge. Ubwiyunge bumeze gute, bugeze he? Ese hiyunga bande? Ese ibi bintu byo mu Rwanda tubirebera hehe? Mu moko, kuko iyo abantu bavuze ngo bariyunga benshi bahita barebera mu moko, ku mubiri, hutututsi. Ariko ibintu byo mu Rwanda biri mu ndorerwamo ebyiri, yaba ku mubiri no ku mwuka. Tuze tubyinjiremo turebe noneho koko hariyunga nde? Ese byagenze gute? Iyo igihugu kimenetsemo amaraso bigenda gute? Igihugu kimenetsemo amaraso y'inzirakarengane byagenda gute? Bigomba kumera gute? Ese byifashe bite? Ibyo gupfobya byaje gute? Ababipfobya bafite izihe nyungu? Bafite iyihe migambi? Ese byatewe n'iki cyabitije umurindi? Ibintu nk'ibyo nibyo tugiye kuganira, noneho abantu barebe ko bashobora kuba bivuguta mu bintu batazi. Niyo mpamvu rero tugiye kwifashisha ijambo ry'Uwiteka turebe koko ubu bwiyunge bumeze gute. Ese harabura iki? Byaba byarapfiriye he? Ese niki cyakorwa? Akaba ariyo mpamvu ngiye gusettinga records straight tugitangira. Mbere na mbere Ababiligi n'Abafaransa bakagombye kuba bararishye impozamarira. Ndavuga amareta, ntabwo mvuga abaturage ku baturage. Ububirigi n'Ubufaransa byagombye kuba byararishye impozamarira zihoraho, yaba buri kwezi yaba buri mwaka. Ariko kuba bitarabaye, ibyo nabyo biri mu byateje icyuho by'ibyo turi kuganira uyu munsi, kuko iyo biza kuba byarakunze ntabwo gupfobya biba byarafashe iriya ntera. Kaze nkwereke rero, tumaze kumenya ko Ububirigi, Ubufaransa, uriya mubano wabo wo kongera no gusubirwamo nawo ntabwo byari bikenewe, na za Amerika ziriya ntabwo byari bikenewe, kuko byerekana ko abantu batumva uburemere bw'ira jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibyabaye mu Rwanda 94 n'ubugesera umuntu atabasha gusobanura. Ariko nyuma y'iyi video ngiye kubikorera ku murongo ndibaza neza rero tumenya ko ibintu byagenze byari ubugesera bukomeye cyane. Niyo mpamvu babandi bavuga ngo double genocide nta gishoboka. Niyo mpamvu kino gitabo nyandika nacyanditse uko byagenze kuva mu mwaka wa 1800 kuva ku bami kugeza ku bakibi byose ukazamuka gera za 59 73 94 ntavuga ukuntu byagenze. Noneho abo bandi bavuga ngo habaye double genocide, bo bafite ubwo burambe bwabo kuba babyandika mu bitabo byabo bakabisobanura, ariko ntabwo yabaye double genocide nkuko ngiye kubikwereka. Nubwo bose ngewe ntakana ko hari impfu zabayeho, kuko iyo double genocide nabyerekanye hano mu gitabo nkoresheje imibare ndabyerekana nkerekana ko atari double genocide, kuko ibyo bavuga abantu bagiye bapfa mu ntambara kuva muri 19 kugeza muri 94. Iyo abo bantu babaze ukababara ukabashyira ku murongo ukoresheje imibare yaho ngaho kabisa iciriritse, ugafata n'abapfuye muri jenoside uko ijuru ryaje mu Rwanda 1994 ukabashyira hamwe, ni ibintu bitagereranywa. Nubwo urupfu ari urupfu, ariko ni handi hagaruka ngo ijambo ry'Uwiteka ritubwira iki ku gihugu kimenetsemo amaraso y'inzirakarengane. Turaje tubyinjiremo rero. Nkabana navuganye we muntu ufite kino gitabo ukaba wenda warakibonye ku buryo runaka, warakiguriye cyangwa se waragihawe, cyangwa se hari umuntu wakikuguriye, hakaba hari ibintu wumva udashaka udakunze birimo. Reka nkubwire ubivanemo usigarane n'ibyo ushaka, kuko ni Bibiliya ugendana buri munsi ku munsi. Bamwe bavuga ko yavuyemo ibitabo 75, abandi 70, ariko ngiye nemeza ko havuyemo ibitabo 50 byibuze 50. Niba rero Bibiliya barayivanye ibitabo 50 n'imisago, kuvanamo ibyo udashaka mu gitabo cyanjye hano n'uburenganzira bwawe wabivanamo. Nabandi bavanye muri Bibiliya ntabwo narenze ko bavanyemo ibitabo. Birashoboka se? Ntibishoboka. Ibyo ntabwo bishoboka. Bibiliya bayivanyemo ibitabo, barayigosora burundu, ugenda urebe video nabikozeho iri ku ijambo ry'umwimerere. Ibitabo 70 byavuye muri Bibiliya nkabikuye ku murongo. Iyi Bibiliya nayo ubwayo ikabikwibwirira niba ibyo bintu ushaka kumva kumenya muri iyi Bibiliya yawe, ugenda ubishake mu gitabo runaka.
intambara z'uwiteka mu gitabo runaka, ibyabaye ibi ngibi n'ibi mu gitabo cy'umuhanuzi Ido, mu gitabo cy'umuhanuzi Natani, mu gitabo cya Jasha. Ni gute Imana umushobora byose yajya hanze y'ijambo ryayo ikajya gukora referanse ku bindi bitabo? Ni ibintu bitwengeje cyane. Dukomeze rero tujye ku by'ubwiyunge, tubitangireho turebe ukuntu abantu bijandika mu bintu batazi. Hariyunga nde? Wiyunga kuri nde? Bimeze gute? Kubw'umubiri duhita tubona ko hagomba kwiyunga umuhutu n'umututsi, niko bimeze, niko bigaragara buri wese, ariko it's more than that. Birenze uko nguko, kuko ngiye kwereka abantu bagomba kwiyunga, urasanga bashobora kuba barenze nk'icumi mu gihugu cyacu. Niho urebera rero ko abazungu gahunda zabo n'imigambi baba bafite ibirajimije cyane. Niyo mpamvu ugomba kwasendinga. You have to ascend. Uri hano kugira ngo wasendinge, umenye uwo uriwe. Ndibuvuga mu kanya, kuko mu gihe utarajya mu bubyutse ngo wuzure umwuka, biriya bintu twagiye tubona abantu ngo baruzure umwuka tukagira ngo ibintu bikinisha. No, twagize Imana, tugirirwa ubuntu, tugirirwa umugisha wo kubona iyi experience. Nta kintu na kimwe muri ino si cyaruta kuzura umwuka ngo ujye mu bubyutse n'Imana n'Uwiteka, kuko ubizi neza byose bitarakubaho. Rero sinzi icyo wabwira umuntu, kuko nibyo mbifuriza. Nifuriza abanyarwanda cyane cyane urungano, abantu mujutse, shakisha Imana, shakisha Uwiteka kugira ngo wasendinge, ubone koko ibintu by'isi. Why are we here? Wibaza icyo kibazo. Numara kwibaza icyo kibazo, buzuye umwuka, ntabwo uzongera kwirirwa wivuguta mu bintu utazi. Reka tubyinjiremo rero, nze ngucire ku mayange, kereka wenda ibyo ndibwibagirwe. Ariko uyu munsi nzi neza ko kuva uyu munsi ugiye kwireba, ukisuzuma, ukareba ibyabaye mu Rwanda n'amaso yombi, yaba y'umubiri n'ay'umwuka. None utangira urebe koko niba iki byabaye mu Rwanda, kuko ibyabaye mu Rwanda abantu mbona babikinisha. Nakubwiye nti iyo uza kuba tubiha agaciro koko bikomeye, Ububirigi n'Ubufaransa byagombye kuba biriha impozamarira zihoraho, kandi umubano w'Ububirigi n'Ubufaransa nawo ntiwari ugakenewe hamwe na Amerika. Ibyo byose nibyo bigarura nyine muri ibi turi kuganira, abantu bagapfobya n'ibyo byose nkuko tugiye kubyinjira. Reka tubyinjiremo rero nagutindiye, urebe uko bihagaze. Ndibaza ntashidikanya ko nyuma y'iyi video urahita ukanguka cyane ku maso ukareba abanyarwanda dupfa iki. Ese abanyarwanda nitwe twaremewe kuba ibitambo by'isi yose? Nyuma y'iyi video icyo kibazo nzi neza ko urahita ugisubiza. Twinjiremo rero turebe uko ibi bintu by'ubwiyunge biteye n'icyakorwa kugira ngo birusheho kumera neza. Tutangiye rero kureba ubwiyunge. Ese hiyunga bande? Ni ku mubiri, mu bugingo se n'ibite? Tuze turebe ni bande biyunga, nibwo noneho tutangira kumva ubwiyunge uko bugomba kuba bumeze. Turebe rero abiyunga ni bande. Hano nagerageje gufata abantu nk'icumi ndeba bakwiyunga. Hari abarokotse, hari abishe, hari abafite amasano nabo, yaba abarokotse yaba bishe, hari abari mu kimwaro, hari abishinja batazwi, abari mu bwoba, abiyemezi. Ibyo nabyo turabireba mu kanya. Abifashe bakazuyazo, batari ku bwoko buno cyangwa ubundi, bicecekeye bari aho. Hari abavuye hanze n'abari mu gihugu. Abo bapfobya jenoside bo bari hehe ubu ngubu? Babiterwa n'iki? Bagamije iki? Ibyo bintu byose ugomba kubyibaza kugira ngo noneho urebe koko niba bwabwiyunge, niba bushoboka, ibi bintu byashoboka gute. Dukomeze rero. Hari abanyarwanda, iyo witegereje ukareba ibyo abantu bavuga bandika, ushobora gusanga abanyarwanda ntituzi agaciro k'igihugu. Ntituzi agaciro k'igihugu. Uzarebe, ndaza kubigeraho, nkubwire impamvu, nkwereke iyo kode iri mu bihugu byose ntago tuyibona mu banyarwanda. Nkuko tugiye kubireba mu kanya, komeze utegereze urebe. Nakubwiye ko nyuma y'iyi video utazongera kwivuruguta mu bintu utazi. Kuzura umwuka bisobanuye iki? Nasanze ari wo muti, ni wo muti w'ibibazo by'abanyarwanda. Igihe cyose udafite byibuze ijambo ry'Uwiteka, ibyo kuvuga ngo ibi bintu birakeshe, birahosha, ni ukuvuga ngo ibyo bintu byibagirwa. Hano rero nandika igitabo
true love is spiritual, kuzura mu mwuka ko turi roho tutari umubiri. Ugomba kumenya ko tutari roho, tutari umubiri, ahubwo turi roho, kubera ko iyo umaze gusobanukirwa yuko utari uyu mubiri tubona inyuma, uyu mubiri niwo udushuka, uyu mubiri mu mwuka, mu buryo bw'umwuka bwa roho umeze ute, bimeze gute. Ibyo bintu rero bimaze kubyumva, nibwo utongera wenda kurebera abantu mu moko, kuko yes, hano ku isi tubirebera mu moko hutututsi, ariko uko bibonwa mu ijuru turaje tubyinjiremo turebe. Ushobora kuba warwanya umuntu, kunenga umuntu, cyangwa se n'ubuhemu. Ibyo bintu ni ibintu bitatu bitandukanye, kandi buri muntu afite uburenganzira bwo kuba yanenga. Urwanya umuntu, yes, ibyo ni ibyawe, ariko kunenga cyangwa ukavuga ati dore ibintu uko byagenda, yes, ni uburenganzira bwawe. Ariko noneho iyo hajemo n'ubuhemu, ibyo ni ibindi bindi amategeko y'Uwiteka ubwayo ahanira. Ibyo nibyo nabyo turi buganireho. Umuyobozi ukwiye kunanirana cyangwa se abarwanya umuntu. Igihe cyose tuzi neza ko abantu bavuga ngo ubuyobozi bwose buva ku Uwiteka, ni ukuvuga ngo nk'uko twabisomye mu Baroma 3:10-18, nta n'umwe ushaka Imana, nta n'umwe ukunda Imana, nta n'umwe ushaka inzira z'Uwiteka, bose baseta ibirenge bagamije kuguvusha amaraso. Ibyo bintu ni ukuvuga mu gihe abantu bitwaye gutyo, Imana nayo ibaha umuntu bakwiriye. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora gutaka ngo dore ukuntu bigenze, kandi no umbwira ngo ijambo rirambwira ngo ubuyobozi bwose buva ku Mana. Ni ukuvuga ngo uko bigenda kose ibintu byose biriho, Imana irabizi kuva kera na kare. Niyo mpamvu rero kwirwa utaka, ahubwo reba uti ibi bintu twabisobanukirwa gute kugira ngo tumenye ukuntu bimeze, noneho ibyo bintu bive mu nzira, noneho mucakenge. Ibiba byose bibigishe bitume mucakenge, aho kugira ngo urarwanya umuntu. Niba urwanyije umuntu uyu munsi, ni ukuvuga ngo wa muntu urwanyije navaho, mwebwe muri kumurwanya muzasigara murwanyana ubwanyu. Ni ibintu byabaye bizwi kandi dufitiye gihamya, kuko ibyahise bitwereka nyine ku bintu bimeze. Iyo urwanyije umuntu akavaho, mwamurwanyaga muri bamwe, mutangira kurwanyana ubwanyu, bigakomeza gutyo ari zunguruka. Kuzura umwuka bisobanukira no ko mbigaruka buri mwanya nk'umuti w'Abanyarwanda. Niwe muti w'Abanyarwanda. Kubera iki? Kubera ko mu gihe umuntu atarumva ko kuvusha amaraso ya mugenzi we ari kirazira, ubuzima buri mu maraso. Abarewi barabikubwira neza ko ubuzima buri mu maraso. Ese koko Abanyarwanda twemeye kuba ibitambo by'isi yose? Ibi bintu nzi ko benshi ntabwo bahita babyumva ibyo ari byo, ariko wenda with time, nkuko nakubwiye nti nandika kino gitabo Imana impango time makes sense with time, abantu bazagenda bakanguka buhoro bumva ibyo ndi kuvuga uyu munsi. Kuko ibi bintu nkubwiye uyu munsi ni ibintu ugomba kurebera mu myaka 5-10, nkuko nabikweretse nkwereka bimwe bya Ukraine, nabihaye imyaka 10 biraba. Ibyo mu Rwanda, ibi byuko tutari umubiri turi umwuka, umaze kubisobanukirwa yuko utari umubiri uyu nguyu ubona. N'ibyo mu Rwanda rero, uko ijuru ryagerageje mu Rwanda mu mwaka w'1994, ibintu nagiye mpabwa bigafata iyo myaka 5-10 bikajya hanze, hamwe n'ibya Irani murabizi. Abanyarwanda rero nongere mbikubwire, twiyemeje kuba ibitambo by'isi yose. Ibyo nzi ko ari ibintu bisobanuye byinshi, ariko wenda with time muzagenda mubisobanukirwa. Reka Abanyarwanda twandike amateka yacu. Ibintu ngiye kubwira ubifate nk'aho ari umuzungu uri kubikubwira. Abazungu baraza bakavikana narange bakabandikira ibintu mukaramya, njya mbireba nkabikurikira nkareba, nkibaza nk'uyu muzungu arandika ibiki. Mugomba gukanguka mu gace kenye, mukamufite ibitabo byanyu, izo challenge mukorana, yaba bavuga ngo haba izadabo genocide, haba biki byose. None Abanyarwanda bakaza hamwe bakandika amateka yabo, bakayahurizaho, none bizabajyana kuri ya code imwe, ya code imwe yerekana ko Abanyarwanda bashaka kwiyunga. Bicare hamwe bavuge ibintu byagenze gute, twapfuye iki, byaturutse byagenze gute.
nibyo bintu byonyine bizabasho. Naho umuzungu araza akabikwandikira akagenda simbizi niba badatinya kuvana ibitabo muri Bibiliya, ibyo bakwandikira ni ibiki wajya kureba. That's my humble opinion. Nzi ko haba evil agenda nazo zibaho, abantu bose nyine ntago ari bamwe. Ushobora kuba humble nkuko tugiye kubivuga, turebe uko bifite akamaro. Abantu tuzi ko iyo wuzuye umwuka you are aware. Nuva ibiba byose urabibona mu mwuka. Umuntu uzabaza umuntu wuzuye umwuka cyangwa wuzura umwuka byabayeho. Yes, ushobora kuri humble, ariko abandi bantu bafite indi migambi, ibitekerezo bitandukanye. Kubera iki? Kubera kutamenya. My people are destroyed because of lack of knowledge. Hosea 4:6. Abantu banjye barimbutse kubera kutamenya. Bya bindi nka kubwira ngo ibitabo muri Bibiliya bayivanye ibyo ntibishoboka. Bishoboka bite? Ijambo ry'Uwitwa sha ibyo bintu byavamo ntibishoboka. Yes, kubera kutabizi nyine wumva ko bidashoboka nyine, ariko yes uzagenda ubirebe. Aho rero aho nakubwira nti iyo umaze kuzura umwuka, when you have ascended, ni ukuvuga ngo nta muntu ushobora kugira ibyo akubeshya cyangwa akumanipulatinga. Ni ukuvuga ugendera mu kuri. Ni ukuvuga ngo udafite ukuri, nabyo tuje kubireba mu mwanya. Iyo udafite ukuri, if there's no truth in you, you shall never see God. Never, guaranteed. Ibyo nabikubwira kabisa. Aro rero navanye handi nkavuga nti time makes sense with time. Iyo niyo kote ya mbere nahawe n'Uwiteka nyandika kino gitabo, ko time makes sense with time. Atari bya bindi bisobanura ngo bucya bucyana. No, ni ukuvuga ngo with time in this sense abantu bageraho bagakanguka. Iyi great awakening iri kubaho, ubu bubyutse, niyo mpamvu dushaka ko tubabera urumuri mwebwe wenda mukiri muri uko gusinzira. Mukanguke, ntimwongere kwivuruguta mu bintu mutazi, aho kubateje imbere ahubwo gasubiza inyuma. Dukomeze rero turebe hano. Nzi neza ko ugiye kureba uko abantu bahagaze. Dore abantu biyunga n'aba ngaba. Hari abantu bari mu kimwaro, urabona bari kuri 20. Umuntu uri mu kimwaro, tuvuge wenda nk'uwijaritse mu bwicanyi, abishinja 30, abadafite ibyo bitayeho ba ntibindeba, abari muri gahinda, abari mu ubwoba, abifuza gusa, bafite umunabi, abiyemezi. Nabivuzeho abanyarwanda bibereye muri ibi bice. Hano hantu urabona uyu ni Kristo, Aleph Tav. Mu gihe urayo Aleph Tav aribyo abagereki bahinduyemo Alpha na Omega. Kristo rero izi ntambwe zose yaziciyemo kuva ku kimwaro kugeza ubaye urumuri rw'abantu. Ibyo bintu birashoboka. Nibyo Kristo atubwira ngo ibintu nakoze mwabikora, birashoboka. Ariko reka turebe, tubonye ko ari abantu bibereye mu kimwaro, bakiri mu ipfunwe, bani bindeba, bari mu gahinda, mu ubwoba kari bwo buyobo umuntu. None uvuge uri ku bwoba, urebe nta nuzahurira n'urukundo. Hakaza babantu wenda bagira ubushake uko bakumvikanisha ibintu mu buryo bwiza, hakaba babandi bifashe. Noneho hakaba n'abandi bafite ubushake bwo kugira ngo ibintu bimere neza. Hakaba noneho nabiyemeza bakavuga bati okay, dore ukuntu ibintu byagenze, twicare tuganire turi ukuntu byagenze. Kaba gutekereza noneho ari byo bigera ku rukundo. Nuvuga ngo wibereye mu bwoba hano hepfo, hano hasi mu ijana, ntago uzajya kugira urukundo. Ntibishoboka. Never. Ntibishoboka. Reka mbigusubiremo. Ni ukuvuga ngo abantu benshi mwandika kuri za internet mutukana mutongana muri iki byose, muri hano hasi munsi, muri mu ijana 150, mu gahinda, mu munabi, mu bibazo nk'ibyo ngibyo. Urumva rero nimba wibereye hano cyangwa se ufite ibyisi, uri mu bwiyemezi. Urumva uri umwiyemezi nyine, wibera hano niho wibereye, niho wituri. Niyo mpamvu nkubwira no, you have to ascend to understand these things. Ugomba kwasendera kugira ngo wumve ibi bintu. Noneho numara guca kenge mu bwenge bwawe, uvuga ati bya bintu barambeshye, reka ngiye gushakisha ukuri. Niko utangira rero ushakisha ukuri kugira ngo urebe ukuri kw'isi. Why ibintu biba gutya na gutya? Why am I here?
ufite imyaka ingahe? 20, 30, 40, 50, 60, 70, yewe se n'ijana. Nturafata n'umwaka n'uyu n'umwe ngo usome ijambo ry'Uwiteka, kandi that's why you are here. What do you think? Nuvuga ngo nyine uzigumira muri ibintu by'isi, muri pride, mu bwiyemezi, mu bwoba, nta muzahurira n'urukundo, rwa rukundo rw'ibyishimo, bya byishimo bitanga amahoro. Babandi baririmba ngo amahoro amahoro amahoro, urumva ko ntabwo bishoboka. Ntibishoboka kubera ko benshi bibereye hano hasi mu kimwaro. Umuntu ufite ikimwaro, ufite ipfunwe by'ibyo wenda yijanditsemo, ahuriye nabyo, n'abandi nabo bari mu ntonganya mu gutungana, urumva ko nta n'uzahurira n'amahoro. Niyo mpamvu Kristo ugize Imana nyine waruzuye umwuka, uba uri hehe? Ubu urumuri, anointed, ukaba awake. You are awake. Ni ukuvuga ngo anything happens urabireba, ukabirebera mu ndorerwamo y'umwuka atari umubiri. Nibwo rero Kristo we yararenzeho, arenzaho hejuru. Ariya mpamvu atubwira ngo ibyo nakoze mwabishobora nahangaha bikura. Urumva rero ko uyu munsi umenye ko aho uhagaze kugira ngo have bisaba yuko ujya mu ijambo, wuzura umwuka. None numara kuzura ijambo utangiye kugenda urenga izi ntambwe, utera intambwe uve mu bwoba, ugenda uzamuka kugeza ugeze ku rukundo, ibyishimo, amahoro, ukabera abandi urumuri. Nuko bihagaze, niba utarubizi nabyo urabimenye. Dukomeze turebe ibintu by'ubwiyunge, tubisasira, turebe noneho uko abantu bizashoboka. Tugiye kwitangiriro, tumaze kubona ko Kristo ni Aleph Tav, Alpha na Omega nk'uko abantu babimenyereye. Ariko mu itangiriro hano niho tubireba neza. Itangiriro rimwe mu Giheburayo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'at ha'oheretz. Mu itangiriro Imana yaremye Aleph Tav. Aleph Tav, mbere yuko Imana irema ijuru n'isi yarabanje irema Aleph Tav, yamanje irema Kristo nk'uko tubisanga muri Yohana 1:1. Jambo yahozeho, jambo yari kumwe n'Imana, nuko jambo abimana. Ibyo bintu urabizi. Ijambo rero ry'Imana yakoresheje irema, yaravuze ibintu biraremeka. No kuvuga ngo hariya nkweretse yuko ugomba kuva muri icyo kimwaro n'ipfunwe ukagenda uzamuka izo nyuguti Imana yakoresheje, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, izo nyuguti zose yavuze kugira ngo ibintu biremeke. Noneho na kwa kundi uzamuka mu biro ukagenda uva mu bintu by'ishyari, mu bintu by'ubwoba, mu bintu by'ikimwaro. Icyo kimwaro kizavamo gute? Nuko nyine uzabona iyi nzira nk'iyi ya Kristo, none ukiyunga kuri Kristo, ubanza kwiyunga kuri Kristo. None ibintu byose byaremewe muri we, nawe none ibyo bintu yakoze ukabikora, niko uzazamuka. That's how you are ascend. None numara kuzura umwuka wazamutse, nawe uri muri Aleph Tav wajemo, kuko ngo umeze nkaho uri hanze yaho, nibwo none uzatangira gukanguka ukareba ibiri kuba, kugira ngo wiyunge nyabyo, kandi ukagira contract of trust between you and God, between you and Yeshua HaMashiach, benshi bita Kristo. Ukagira nka kontaro y'ubwiyunge n'ubusabane n'Imana. Ntabwo wiyunga n'umuntu mbere, urabanza ukiyunga n'Imana, noneho wasinya ya kontra. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kongera guhemukira umuntu. Ntibibaho. Niyo ukunda umuntu mukaba mukundana, ntabwo ugomba kubanza kujya gusinya kontra n'uwo muntu. Icyo gushoboza nuko usinya kontra n'Imana, ko Mana uyu muntu mpaye sinzamuhemukira na gato. Ugasinya kontra n'Imana, wamara kwisinya noneho ukabona kujya gusinya kontra n'uwo muntu. Kandi ibyo bintu byose bigomba kubera muri Kristo, kuko nyine ni udushoboza byanze bikunze. Kuko udafite kontra na Kristo, udafite contract n'Imana, ari ryo rya jambo kuzura umwuka, ibyo ukora byose forget, kuko ibintu ubirebera mu ndorerwamo y'umwuka nibwo ubibona neza. Noneho umaze gusasira rero ibyo by'ubwiyunge, umaze gusinya kontra n'Imana, ukamenya ko icyo Imana yanga, iyo umaze kuzura umwuka, ibintu byose Imana yanga byibuze utangira kugerageza kubigendera kure. Ubigendeye kure rero nibwo ubona agaciro mugenzi wawe afite, ntabwo uri gutukana kuri za internet. Turebe rero hano ibihamya dufite ni ibihe. Ibihamya dufite hano kubara 3:5, 3:3. Hano babandi bavuga ngo double genocide,
reka mbabwire mugende musome mu kubara 3:3 noneho murebe iyo igihugu cyamenekagamo amaraso byagenda gute. Igihugu kimenetsemo amaraso y'inzirakarengane kwezwa cyagombaga kwereshwa andi maraso. Uwo ni uwiteka Imana yabitegetse, kandi uko muvuga ngo Imana ko yari iri ngo ejo bundi hashize n'uyu munsi n'ejo hazaza ni ya Mana nyine. Ababigoreka ni ukuvuga wenda mukurikira iby'amadini n'ibindi bababwira, ngiye cyo nkubwira nkwereka ko ibintu byose babihinduye ugashungura ubwawe. Niko byagendaga. Urumva rero iyo bigenda gutyo mu Rwanda 100% ntago tuba tuganira ibintu byo gupfobya uyu munsi. Nicyo cyumubwiye. Tujye muri Matayo 16:25. Iyo urengeye ubugingo bwawe utabubura, ubura ubugingo bwawe. Utarengeye ubugingo bwe arabura. Ibyo bivuze iki? Ni ukuvuga ngo ugomba kwivanamo iby'isi byose, ugafata umusaraba wawe ugakukira Kristo, none ugashaka Kristo. Ikintu cyose kibi cyakwitambika mu nzira kugira ngo kikuze umusaraba n'inzira ya Kristo ukagivanamo, ari rwo rwango, ari uwo munabi, ari ibyo bintu byo gupfobya, ari ibintu bibi byose, abakora ibibi, abakoze bibi byose barabibazwa byanze bikunze. Niyo mpamvu rero ugomba gukurikira Kristo ugafata umusaraba wawe kugira ngo ube nka Kristo uzakore bya bintu. Kubigeraho rero naguha urugero rwa Nowa kugira ngo Imana imuhitemo yari intungane ikomeye cyane, imyaka 500. Mose kugira ngo Imana imuhitemo yari umuntu wicisha bugufi. Iyo witegereje bino bintu rero, iyo witegereje bino bintu ukareba ko abantu babatongana batukana byose, urareba neza ukabona ko abantu ntibariho kandi ntago babizi ko batariho. Niba utaba wibereye mu kimwaro, mu ipfunwe, mu bwoba, mu bwiyemezi, uzahera n'urukundo. Nukuvuga ntago uriho nyine, nturiho. Uri kwivuguta muri no by'isi, mu biki byose ibyo dushaka twese. Ibyo bintu ugomba kwibuka mbere na mbere yuko ugomba gushakisha Uwiteka, inzira z'Uwiteka. Otherwise nturiho kandi ntubizi kutariho. Kadukomeze turebe hano rero. Abapfobya bagamije iki? Imbaraga bazikura he? Ingaruka batera bishobotse ni zihe? Habaho guhinduka kw'amateka, kuko benshi bari hanze bavuga ngo habaye jenoside nyarwanda. Hari umuntu wantangaje numvise ejo bundi hashize avuga ngo iyo yumvise bavuga ngo habaye jenoside tutsi, umutima we uramurya, yumva amerewe nabi. Noneho turebe wa undi noneho nawe wumva havuzwe double genocide, uko yumva umutima we umeze. Abo bantu babiri bazahurira kweli? Ngambwira. Umva ibintu biri mu Banyarwanda nakweretse abantu bagomba kwiyunga, abari bo ni bangahe? Bararenga 10. Noneho umuntu aravuze ati iyo havuzwe jenoside ntutsi umutima urandya, kandi uwo ni umuntu ngo kizigenza ubera abandi role model, ubera abandi urumuri muri ubwo buryo. Mu gihe abantu bafite imvugo nk'izo, urumva ko ubwiyunge buri kuri nk'ukwezi. Reka turebe. Bishobora no kuba bimwe kuri babandi bumvishe double genocide. Kwibuka ibi bintu byabo bibaye byaba intambara, kubera ko hazaba ibice ariho haziramo za Amerika. Wumva Amerika bavuga ngo regime change. Abanyamerika, abazungu, ababirigi, abafaransa, kuki abantu mutabona ko ariho hanini batuma muryana? Nuvuga ngo ibintu muri Bibiliya narabikubwiye mbiganiraho, ubutegetsi n'ubuyobozi bwamaraga imyaka 30-40 bugahinduka. Uzi neza Bibiliya, warayisomye neza, ntago wakwiri gutukana kuri za internet. Niyo mpamvu mbabwira nti bantu mwirirwa mutukana kuri za internet, shaka ijambo ry'Uwiteka kumanza uryandike ku mutima wawe no mu bwenge bwawe. Numara kwivomeramo ijambo ryose, ndibaza utazongera gutukana. Kwibuka rero byaba intambara, byarwanirwa, kuko buri wese yaba ashaka kugira inyito ye. Kubacika cumu rero icyo gihe byabatera ubwoba, gucicikeshwa no guhabuka. Tuvuge baba nyine bapfobya n'ibijya mu mujyo wabo biramutse bigiyemo uko byagenda. Ingenga bitekerezo, izo mvugo za double genocide zakwira ahantu hose. Urumva ko noneho zaba zibonye rugari, byaba ari ubugesera bukomeye cyane. Habamo gucikamo ibice, yaba mu kwibuka, kandi urabona ko hanze byaratangiye already. Nawe bibaze noneho bibaye mainstream, bikaba nationwide, bikaba official nko mu Rwanda. Ibaze uko byaba. Nuvuga ngo Abanyarwanda barwana n'ibintu batazi. Ariyo mpamvu ndatangiye nkubwira nti Abafaransa n'Ababirigi kuba bari abantu batishyura impozamarira, kiriya ni ikibazo gikomeye cyane kigejeje u Rwanda aho rugeze ubu ngubu, mu buryo abantu bagitinyuka gupfobya. Ni ukuvuga ngo turaza kubijyamo wenda, turebe wenda mu byabaye mu Budage, tukareba mu byabaye muri za Irlande z'Amajyaruguru, tukareba
ibyabaye he muri Israel, tukareba ibyabaye muri Afurika y'Epfo, muri Gacaca, abantu koko babaye barakurikiranwe bya nyabyo, cyane cyane abo Bafaransa n'Ababiligi. Ntabwo uyu munsi tuba tuvuga double genocide cyangwa abantu bavuga ngo habaye double genocide cyangwa bapfobya. Amacakubiri adashira niyo yaba guhangana kudashira mu Banyarwanda. Aba bantu bapfobya icyo bagamije baramutse bakigezeho, kimwe nuko wenda hari abandi bashobora kuvuga bati okay, dore ukuntu byagenze, nyamara dore ukuntu byagenda, bakaganira, noneho ayo macakubiri n'urwikeko bikavaho. Mu gihe bikiri mu Banyarwanda, urabona ko Abanyarwanda baracyafite inzira ndende ku bintu by'ubwiyunge nyabwo, nkuko turi bubyinjiramo mu kanya. No turebe impamvu abantu bapfobya. Ngira ngo urabibonye nuko Ubufaransa n'Ubukizigenza banze kwemera yuko bagize uruhare nyarwo kugira ngo babisabe imbabazi, bari impozamarira n'ibiki byose, bikaba bitugejeje hano maginga ya ari impamvu abantu bapfobya, ariho bashibutse batangira gupfobya ku bwinshi. Ibyo bintu ngira ngo warabibonye, nimba utayibona nimba utabyemera ni akazi kawe, ariko ngewe nemera ko byaturutse ku Bafaransa n'Ababiligi kugira ngo bitugere aha. Igihugu rero gicikamo kabiri gute? Ni gute igihugu gicikamo kabiri? Nakubwira urugero rw'Ubudage, muri Afurika y'Epfo Gacaca byagenze gute, ese muri Irlande ya ruguru byo byagenze gute? Izi ni ingero twafatira, no tukareba igihugu ni gute gicikamo kabiri. Biterwa n'amacakubiri ahishe, ubwoba buganza ukuri, noneho hakaba ibibazo bidashira byinyegeje kandi bihari. Iyo amacakubiri ahishe, abantu bakorosaho. Ubumwe buregetse, bwa bumwe buregetse iyo bidakomejwe, iyo haje amatage birasenyuka. Ni ukuvuga ngo bya bintu abantu barenzaho bitubakiye nyine ku rutare birasenyuka. Haba ihungabana rikurikira abantu kugeza mu bisekuru, mu rubyiruko, uko abantu bagenda bahererekanywa ibibazo bitakemuwe cyangwa se byacecetswe, byimukira mu rubyiruko ruzaza. Abazaza nyuma nibo noneho bahura n'ibyo bibazo. Icyo gihe habaho guhangana nabyo biri mu bituma igihugu gicikamo kabiri. Hakaba abari muri diaspora n'abari mu gihugu cyane cyane bagoroterana amagambo. Ibyo bintu byagura amacakubiri. Kubera iki? Kubera ko nyine hatabayeho ingamba zikakaye zituma nta muntu ukinisha gupfobya. Cyane cyane urumva uhana ibihugu byagizemo uruhare bikaba bitanga impozamarira. Nibaza yaba Ubufaransa n'Ububiligi n'izo za Amerika n'ibindi bihugu bitanga impozamarira ihoraho ya buri kwezi, ya buri mwaka. N'umuntu wajya gupfobya yavuga nibanca amande ibihumbi 10 by'idolari cyangwa se ibihumbi 10 by'idolari 100, ntibishoboka. Niko abantu bari gucika mu gupfobya, noneho bakagenda bagaruka basana imitima yabo kugira ngo babe abantu. Akaduruvayo kihuse rero, hashobora kubaho ibintu bitunguranye, noneho bya bintu bigaragara nk'ibikomeye, ya nkubiri ikabibirindura, bigatinduka kubera ko abantu bumva ko bikomeye, ariko noneho haba nk'ikintu runaka, bya bintu bigahita bigaragara uko byari bimeze bikajya hasi. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Uwiteka rero ritubwira ngo iki muri Luka 8:17, kuko nta gihishe na kimwe kitazajya hagaragara. Bifata igihe runaka, nabyo turabigarukaho nkwereke igihe ngiye ntekereza ibintu by'ubumwe n'ubwiyunge bwa nyabwo busesuye Abanyarwanda batagipfobya, batakiri mu bintu byo gutukana hirya no hino nkaho twaba ibitambo by'isi yose. Imyaka mbona bizafata kugira ngo ibi bintu bizabe bihoshe Abanyarwanda, noneho bari kuri kode imwe nk'uko nabikubwiye. Kujya kuri kode imwe rero ni ibintu ntabwo byoroshye, gusa nizera ko bishoboka mu gihe abantu bagihumeka, mu gihe abantu bicaye bakavuga bati ubundi Abanyarwanda, what's wrong with us? Abanyarwanda ko turi abantu bameze neza, buje ubwuzu, ibintu by'ubwicanyi, ibintu by'ubuhemu n'ubugome n'amashyari byatujemo gute Abanyarwanda? Byatujemo gute? Nawe ibi bintu ni ibintu uzaraga abana bawe koko. Urumva kwirirwa uhanganye kuri za internet, amacakubiri hasi hejuru, nibyo bintu uzaraga abana bawe koko? Abana bawe bazabirage abana babo, abuzukuruza n'abuzukuruza n'ubuvivu koko? Ibyo nibyo muzaraga abana banyu? Ndakubwiye nti shaka ukuri ukuri, kuko niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana, ntuzabona Imana, ntibibaho, ntibishoboka.
hano rero ndagira nibutse abantu bavuga ngo kugira igitekerezo cyawe icyo wavuga ngo ni politiki ngo uje muri politiki. No, it's not political. Reka nkwereka ububyutse ntabwo ari politiki. Nze mbigusobanurire mbigusubiriremo nonongera no kubitekereza uzajya utekereza kabiri mbere yo kubivuga. Musa ajya kubonana na Farawo. Bibiliya byari iki? Ese yari politiki? Yari ijambo ry'Imana? Yari diplomasi? Yari iki? Nuko Imana iguhaye ibintu. Niyo mpamvu bababesha bati ngo politiki ngo n'ijambo ry'Imana ngo ntabwo byivanga n'ibiki byose. Musa wamunakubwiye kugira ngo Imana imutore nuko yari umuntu wicisha bugufi wabayeho. Ibintu ugomba kubisoma muri oral tradition. Oral traditions ni uvuga ngo ibintu utarabyumva ku bintu mbere yuko Bibiliya bayihindura babyandika. Wibuke ko Bibiliya mbere yuko iba n'igitabo kimwe byari ibitabo byinshi basomaga hirya no hino. Ibyo bintu rero ugomba kubimenya ukamenya uti ibi bintu ntabwo ari political. We are not trying to be political. Mose nguhe Yosefu muri Egiputa mu Misiri muri Egypt yabaye prime minister, yabaye minister w'intebe. Ese was he political? No. Noneho Dawidi we noneho yabaye king, yabaye umwami, yari umuntu usa n'umupolisi. No, niyo mpamvu abantu iyo utabizi nyine niyo abadini nakubwira ayo madini navuzemo wenda ya madini y'ikizira yari yarahanuwe. Wibuke amadini yahanuwe byose nzika abantu benshi mutabizi. Idini y'ikizira ryari ryarahanuwe ko rizaza rigahindura ibihe rigahindura byose rikabwira abantu gusenga ibishushanyo. Ibyo bintu byose byari byarahanuwe n'ubuhanuzi. Utari mu ijambo rutari mu bubyutse ntago wabimenya. Hano nkweretse Mose diplomasi yakinnye kwa Farawo, Yosefu ministre w'intebe mu Misiri, Dawidi yabaye umwami mugiranye nka yabaye president umwami. Iyo ni politiki. Nujya gushaka ibintu wenda ubona ushakira ko byandi bavuga ngo dore inka ngo dore igicebe cyayo. No, ntukanywa amata noneho nimbuyigaye. Dukomeze rero ibyo nakari gaciyemo kugira mbereke abantu ukuntu bafata ibintu bakagira political. No, ahubwo ijambo ry'Uwiteka nuvuga politiki yashatse kuganza ijambo ry'Uwiteka nuvuga ijambo ry'Uwiteka rigomba kuzongera kugaruka rikaba ari ryo riyoboye. Mu gihe abantu batayoboye n'ijambo ry'Uwiteka iyi si iri kugana habi kubera ko ibintu nk'ibi bitakibaho. Nibwo rya jambo ry'umwimerere dushaka kugarura nicyo rigamije. None ubu burasobanukiwe. Ntabwo uzongera kubyita politiko kuva uyu munsi. Nkweretse Mose, nkakwereka Yosefu, nkakwereka umwami Dawidi. Ndibaza uzajya gushakira handi uzongera gushaka nk'inyito ngo wivuga ibintu no, wuzuye umwuka nabikweretse level z'ubwoba murimo na level zo kuburi mu mwuka. Yes, we are aware. We are aware of anything. Don't worry. Imana igiye kuguhamagara ikaguha umwuka ikaguha imbaraga ikwereka za nzira zirimo amahwa, ikwereka za nzira nziza ugomba gucamo n'ugomba kuzicamo kandi you fear nothing. Niyo mpamvu izi mbaraga twese aho tuza tukazivana ntago ari izacu, ntago ari ku bwacu, ni uwaziduhaye wazidushyizemo. Iyo umaze kumenya rero ko utari umubiri ahubwo ari roho iri muri weho, you fear nothing because you know you never die. Umubiri ni upfa but you urimo imbere muri weho you never die. Ibyo niyo umaze kubisobanukirwa rero ntago uba ugifite ubwoba. Hano rero urabona nicyo gitabo nakwerekaga, urukundo nyarukundo ruba mu mwuka kandi turi roho ntago turi umubiri. Ibintu byerekwa naratangaye cyane. Nibwo nahise mbona niyo mpamvu abantu bose batinya urupfu bwa bwoba. Urabona zarahambwe nakweretse uva mu bwoba mu ipfunwe kugira ngo uzazamuke ugire ku muri. Harimo ibyo bintu by'urupfu abantu bagatinya urupfu. No, yes, abantu bitarabimenya nyine urarutinya, ariko iyo umaze kumenya ko urupfu ahubwo noneho rukwinjiza mu busabane n'Uwiteka ntabwo bukirutinya nk'uko warutinyaga ukiri mu mubiri, wibereye mu mubiri. Ibintu rero nibyo abantu bagomba kumenya kugira ngo noneho babashe kugira bwa bubyutse buzabarenza iyo mipaka n'imbibi ziriho zashyizweho na muntu niyo zo bwonko bakoreye abantu. Iyo umaze kumenya ko uriho utari umubiri uwatangiye kuba mu rumuri. Turebe rero ubwiyunge busesuye
ubwiyunge busesuye ni iki? Hagomba kuvugishwa ukuri. Ukuri, ugomba gukunda ukuri, gushaka ukuri, gusangiza abandi ukuri. Niba nta kuri kuri muri weho, ntabwo uzabona Imana. Ariyo mpamvu nkunda kuvuga nti seek the truth, love the truth, share the truth. If there is no love or truth in you, you shall never see God. Guaranteed. Nongeraho ko bigizwe akadomo nyine ko bidashoboka byanze bikunze kuba udafite ukuri muri weho. Nzi neza ko benshi bazagenda bamenya ukuri. Urabona ibintu bimeze guri? No. Shaka what happened. Why umuntu ashobora kubyuka umunsi umwe agafata distance akavuga ati no, akanga ibintu byose. Niyo waba urinde udafite ukuri, wuzuye umwuka ufite ukuri. Twabonye byinshi, twanyuze muri byinshi. Ntabwo wafata umwuka wawe n'ukuri kwawe n'ibyo byose ngo ujye kubigurana opposite. Never. Icyo gihe uvuga ngo wabukoze mu jisho wawiteka Imana yaguhaye ubwuzu, mwuka yaguhaye, yukontra mwasinyanye, yaguhaye umuntu ngubeho. Kuko iyo umaze gukanguka, umaze kuzura umwuka, uribaza nabagaho cyane nabagaho. Turebe rero ubwiyunge busesuye, ubutabera atari bwa bundi buri ku ruhande rumwe gusa, nkuko tubisoma muri Yohana 8:3. Umaze kumenya kwa kuri kurakubatura. Noneho bwa butabera abantu bagashyira ku munzani bakavuga ati nyamara dore ibintu duhize hamwe, ntiturogame gusa ngo dufate uruhande rumwe, wirukanye uruhande rumwe. No, igihe cyose umuntu azakubwira ati kanaka ni mubi, uzamanza umubaze we abivuga iki. Reka mbazane hamwe noneho mubivugire hamwe muri kumwe. Umuntu uzajya guca inyuma ku mugongo wundi akajya kuvuga ibintu no, uhamagara n'uwo muntu tuze hamwe. Kuko wanga amazimwe ngo abantu habone niko bagiye bavuga. Nubwo ibyo bintu byose ari ubugisara bw'Abanyarwanda, wenda ushobora gusanga ari byo bwo nk'abazungu bakoze, wenda nabyo wenda byari bifite aho bihuriye n'ibiki byose, you never know. Noneho uzana abo bantu ko ari babiri, wumvura uruhande, ufata ijambo ry'Uwiteka, noneho nibihamya ibyabona bitatu kuri buri ruhande, uwo muntu azane batatu n'undi azane batatu, tujye ku ijambo ry'Uwiteka, ubundi story rolling. Abantu batega amatwi bifashe ijambo ry'Uwiteka no bashungure barebe ninde ufite ukuri n'inde udafite ukuri. Kuko ufite ukuri byanze bikunze, it's just a matter of time ukuri gusohoka hanze. Uko wabigenza kose, wahisha wagira ute, ukuri gusohoka hanze. Kuko udafite ukuri muri weho, ntago wabuze imbere y'abantu uvuga ibintu nk'ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo wizeye ukuri no matter what, uzi icyo Imana yagushyizemo, byanze bikunze wanga ibintu binyuranyije n'ukuri. Rebe rero gukira kw'amarangamutima, kuganiriza abafite ibikomere ni benshi, hagatangwa inyigisho. Ibi ngibi nibyo byaganisha kuri bwa bwiyunge busesuye. Ubwiyunge busesuye rero, mu bwisanzure, mu bitekerezo, kuvuga nta bwoba, ukuri gusharira nako kukaganirwa, kujya kuri kode imwe. Ya kode imwe muravuga amoko agahera burundu. Ibi bintu narabaze mbona bishobora kuzafata imyaka hafi 100. Reka tuze tubisubiremo turebe. Ibi bintu rero byo kuza kuri kode imwe nkunda kwikoresha kubera iki? You have to be under one consciousness under God. Reka mbisubiremo. You have to be under one consciousness under God. Ariyo byo nita kode imwe, kuba kuri kode imwe. Ya kode imwe, ibihugu byinshi abantu muri bihugu binyuranye, reba kode babagenderaho. Abaturage bameze nk'aho bafite umurongo ntarengwa bagenderaho. Buri wese akaba azi ko mu gihugu arimo A ni A, B ni B. Nta kujya gushakisha hirya no hino ngo barirwa batukana. Nibyo navuze. Abanyarwanda tumeze nk'aho ari twe bantu twenyine twirirwa dutukana. N'abandi wenda batukana mu bindi bihugu byabo, batukana kubera ibintu runaka, kubera ibintu batumvikanaho. Byo wenda bigaragara yuko wenda hashobora kuba harimo ufite ukuri n'udafite ukuri. Ariko iyo bije ku bintu by'igihugu, ibintu byo ku muntu umwe by'amaraso y'abantu b'Abanyarwanda, we have to be on one code. Ibyo bintu umaze kubyumva ni guca kenge. Ijambo ry'Uwiteka ratubwira ngo byanze bikunze muri Luka 8:17, nta kintu na kimwe gihishe
kitazajya hagaragara. It's a matter of time, just a time, kuko time makes sense with time. Byanze bikunze biragaragara. Dukomeze rero turebe hano kuki abantu bari kuvuga nyuma y'imyaka 30. Ibi bibazo nabibonye ahantu henshi cyane, bwabwiyunge nyine kugira ngo abantu babohoke nuko bagomba kuvuga ibibarimo. Hari urubyiruko rutabonye jenoside mu 1994, bagerwaho n'ingaruka bagatangira kwibaza, noneho ya makenga n'ubwoba bw'ibyabaye bigatuma barushaho kuvuga ko mbyumva gutya, bumva byinshi cyane, numva ntago bari bahari, ntibabibone. Ibaze natwe ibintu twumva byabaye mu myaka 1500, 1800. Niyo mpamvu duhora twibaza, ariko nk'ibi byabaye tureba twese ukabona abantu barivugaho kubiri biba biteye amakenga. Impamvu rero abantu batangiye kuvuga none nyuma y'imyaka 30 ni ukuvuga ngo hari ibintu byihutirwaga. Jenoside ivuyemo, bamwe barahunze, abandi baratahutse, abandi bapfuye, abandi bari mu bibazo bikomeye cyane mu kubura babo byako kanya. Nuvuga ikihutirwaga umwanya wari umudendezo n'umutekano, byibuze ngo abantu batekanye byihuse. Niyo mpamvu bifata igihe. Yes, bifata igihe kandi ibintu bitoroshye. Dushobora kuba tubivuga twese, ariko ari ibintu bitoroshye. Hariho kagahinda n'amateka. Agahinda kapfukiranwa wenda iyo myaka 30, wenda bamwe ugatangira ariko batangiye kuza hanze bavuga ibyabayeho, noneho abandi nabo barwana no kwitandukanya n'amateka mabi, bakavuga ati oya ibi bintu nyamara ntangiye kubona ko byagenze, reka nitandukanye nabyo. Nako gahinda noneho uko imyaka ishira niko abantu bagenda noneho bibuka ibyababayeho kugira ngo baze hanze babivugeho. Hari ikoranabuhanga rero na diaspora, hari abavugira online. Mbere bitarashobokaga mu ruhame, cyane cyane ari nabo ngaho wenda bapfobya cyane, cyangwa n'abandi bavuga ibindi bintu, abatukana byinshi cyane bibera online. Ubumwe byanze bikunze hari ikizere yuko buboneka iyo abantu batavuga, wenda bashaka uko ibibarimo bisoka hanze. Niyo mpamvu ubona abantu batangiye kuvuga ngubu mu ijambo ry'Uwiteka muri Zaburi 145:4, ab'ibyo bihe niyo mpamvu bazabwira ubwiza bw'Uwiteka kuba abandi bazaza mu bihe bizaza, ku bandi bazaza mu bihe bizaza. Urumva babandi bari uyu munsi byanze bikunze ibyo bintu byabaye, ibihe babayemo bagenda babibwira abandi. Ariyo mpamvu nk'uyu munsi wagombye kububwira abandi ibyiza by'Uwiteka yagukoreye ku bandi b'ibindi bihe bizaza. Nuvuga ngo ibihe bizaza mu minsi imbere bizazana abantu bashya. Nibyo abantu bibeshye, ntabwo ushobora guhagarika igihe iyo umaze gusobanukirwa ko kiruta n'amafaranga kure, iyo umaze kuzura umwuka ukageramo kure, turaboshywe. Iyo za bwonko ryabayeho, ibyo twirirwa twivurugutamo, kumbi turaboshywe igihe. Nuvuga bya bihe nyine, wewe wari uri muri ibyo bihe uzi ngo uri hejuru, ibihe birahita, noneho abantu bashya bakaza, bagomba kwitugana n'ibihe nanone. Rero tukaba rero tumaze kuganira uko ubwiyunge buhagaze mu Rwanda, icyo byasaba kugira ngo abantu baze kuri kode imwe, igihe byafata ya myaka 100 ko nayibaze 30 kongeraho 10 bikaba imyaka 100, kubera ko hari babandi bagipfobya, hari bikumvikana gukeya, harimo avuga ibintu byagenze. Ibyo bintu byose bigashyirwa hasi, noneho abanyarwanda aho kugira ngo dukomeze turi bitambo byandi mahanga, tukaza kuri kode imwe, noneho tukareba tuti dupfana iki ahubwo, aho kugira ngo turebe ibyo dupfana. Nkambabwine birashoboka mu gihe wakwinjira mu mwuka ugatangira gushaka ubusabane n'Uwiteka waguhanze, noneho ukava mu ipfunwe, mu kimwaro, mu bwiyemezi, mu bwoba, ibyo bintu byose murimo, noneho ukavuga ati hari ibindi bishya biganisha ku rukundo, ibyishimo, amahoro n'urumuri, rwa rumuri ruzatuma umurikira abandi banyarwanda. Nkabashishikara rero kwandika amateka yanyu kugira ngo mwandikirwe n'abandi bantu. Nkababwira nti icyizere kirahari yuko abanyarwanda tuzakanguka, kuko byanze bikunze ibi twanyuzemo bizatubere umusingi n'ikiraro kizatwambutsa, noneho tubera isi yose urumuri. Tuzi neza ko twabonye byinshi, twanyuze muri byinshi, abanyarwanda twese aho turi. Niyo mpamvu tugomba gutekereza kabiri, aho kugira ngo tujye mu macakubiri, dushakishe ukuri, dukunda ukuri, dusangize abandi ukuri, kuko tuzi neza ko
tugomba kwandikana amateka n'uwiteka kugira ngo noneho aho kugira ngo tumire amaraso tuvushe amaraso ahubwo dusangire bike byiza Imana yaduhaye noneho aho kwitana ba mwana dupfobya cyangwa se tujya mu bindi bintu bidahuje n'uwiteka noneho dushungure kwa gushungura kwacu gutume tugaruka mu busabane n'uwiteka aribyo bizatuma noneho ducana ukubiri n'amacakubiri n'umwiryane byaranze abanyarwanda kuko enough is enough. Time makes sense with time. Nzi neza ko tubifiteho ubushake umuhate n'urukundo n'umutima wa kimuntu byanze bikunze abanyarwanda bazongera biyunge bya nyabyo kabone niyo byafata igihe runaka gusa ibyo ducamo byose nibaze ko ari umusingi cyangwa se intambwe tuganisha kuri ubwo bwiyunge nyabwo kuko ibintu byose twakora byubakiye ku musenyi bidafitemo ukuri n'ijambo ry'uwiteka birasenyuka kandi iyo bisenyutse abo bijyana ni kwa kundi tuvuga ngo kubara 3 igihugu kimenetse mu maraso kugira ngo cyezwe kimenekamo ayandi babandi rero birirwa baririmba ngo double genocide ibyo baba baririmba ngira ngo nk'iyo ngiyo biba biganisha kuko bitarekeye hato bashobora kwisanga bari muri iyo ntero noneho baba bande nkambashimira umwe twabanye uyu munsi mbifuriza rungano cyane nabandi bato bari hasi yacu gato nabandi bakuzeho kuturusha muze mu ijambo ry'uwiteka mushaka ubugingo bwanyu kuko ubugingo bwanyu buri muri iri jambo ubuzima bwanyu buri muri iri jambo ubuzima ufite ku mubiri buri muri iri jambo bushakisha mara kubushakisha ntabwo uzongera kujya iyo bigiye kuko uzamaze guca akenge umaze kwa ascending. You are here to ascend. You are not here to harass anyone anyhow anytime. nkambashimiye rero Imana ikomeze barinde. Shalom todaraba tov meyo.